Tubahaye ikaze nanone ku isengesho ribohora official kuri mwebwe mubana natwe kuri uyu muyoboro wanyu. Imana ibahe umugisha. Muhawe ikaze rero uyu mwanya aho muherereye hose mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Karibu tuganire, karibu hanyuma tugirane ibihe byiza by'ijambo ry'Imana. Umuntu w'imbere atungwa n'ijambo ry'Imana no gusenga, uw'inyuma agatungwa n'ibyo kurya. Ariko umuntu w'imbere niwe uba ukenewe kugira ngo uw'inyuma abone ibi mufasha. Uw'imbere niwe uha imbaraga uw'inyuma. Uw'imbere iyo yafashwe mu isi y'umwuka akaba umunyantege nke, akaba umuntu udafite imbaraga, abarozi baramutsinda, imizimu ikamutsinda, abadayimoni bakamutsinda. So ni byiza rero rimwe na rimwe ko tuza ahangaha kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana rikomeza umuntu w'imbere mu izina rya Yesu. Ndagusengera rero kugira ngo wowe w'imbere unyumva, wowe wambaye umubiri, wowe w'imbere niwe mvugana nawe. Ndavugana n'ubugingo bwawe, ndavugana n'umwuka wawe, wowe w'imbere nyine. Imana iguha imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'Imana n'umuriro w'umwuka wera bikwambare, ugire imbaraga zitsinda amagini, zitsinda imizimu, zitsinda abadayimoni, zitsinda buri kiremwa cyose cy'umwijima cyava ikuzimu kikagutumwaho kukurwanya. Imana ikwambika imbaraga wowe imbere mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ndatura ngo nteje ubuhomyi ibikureba, ibigushakisha mu izina rya Yesu, bigushakishiriza mu isi y'umwuka bishaka wowe umwuka, ariko bishakisha umubiri wawe. Umuriro w'Imana bitwike mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'Imana bitwike mu izina rya Yesu Kristo. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, iyo Bibiliya avuga ngo kuko tudakirana n'ibifite inyama n'umubiri n'amaraso, uwo ni Paulo yinjiye mu isi y'umwuka, yinjira mu kirere, abatangira kubona intambara duhura nazo ducamo, atangira detail ibyo turwana nabyo. Noneho aravuga ngo rero nuko mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Imana yiteguye kuguha intsinzi mu byo ucamo byose. Icyo usabwa gusa ni ukuba wibitseho intwaro z'umwuka. Za ntwaro z'umwuka ukaba uzifite zihagije. Murabibona hano mu isi ibihugu birarwanira gukora intwaro zikomeye. Uko igihugu cyose gifite igisirikare gikomeye mu isi, kikagira ubukungu bwiza buhagaze neza mu isi, nicyo kibasha gutegeka ibindi. Kugira igisirikare gikomeye, kugira intwaro zihambaye, kugira n'iki, kugira n'ubutunzi buhagaze neza na politike nziza, ubone ibyo ari byo bihugu bibasha kuyobora ibindi. Niko no mu mwuka bimera. Niba ushaka kugira ngo uneshe Satani, uneshe ubwami bw'umwijima, uneshe ibikurwanya, bigusaba kugira ngo wibikeho intwaro z'umwuka. Numara kwibikaho intwaro z'umwuka, ugira imitekerereze iboneye n'imyumvire myiza mu ijambo ry'Imana. Numara kugira imyumvire myiza n'imitekerereze iboneye, hahandi imitekerereze yawe nawe uyirinda kwandura, uyirinda kwangirika, aho ibitekerezo byawe birinda gushyiramo ibidafite umumaro. Kubera iki? Ibyo ushyira mu bitekerezo byawe bishobora kugukuramo imbaraga, bishobora kukunyunyuza, cyangwa bishobora kukubaka wowe imbere ukaba umuntu ukomeye. Ibyo ushyira mu bitekerezo byawe ni nkuko n'ubundi abazi kwita ku mubiri, ibyo barya indyo zitandukanye niyo myitozo ngororamubiri, ibyo baha imibiri yabo bishobora gutuma imibiri yabo ikomera. Uko niko no mu buzima bw'umwuka. Ushaka gukomera wewe umwuka, biterwa n'ijambo ry'Imana wumva, bigaterwa n'ubumenyi umaze kugira mu ijambo ry'Imana, bigaterwa n'igihe cyawe uko ugikoresha. Wowe ukoresha igihe cyawe gute? N'igihe ufata igihe kingana iki cyo kumva ijambo ry'Imana? Ufata igihe kingana iki cyo gusenga?
ese intwaro ufite zingana iki mu buzima bwawe? Ese ufite intwaro zihagije zibasha gutuma igihe cyose waterwa n'umwanzi wamwivuna? Hari ibihugu tuzi bitapfa kuvogerwa ngo byatakwe n'ibindi bihugu uko byiboneye, bitewe n'intwaro zibyibitseho, bitewe n'igisirikare bifite, bitewe n'ubutunzi bufite, bikaba bitinyitse hano mu isi, ndetse bikaba bifite ubudahangarwa. Urashaka kugira ngo nawe ugire ubudahangarwa mu mwuka, ugire ubudahangarwa mu bugingo, urasabwa, hari uburyo usabwa kwegera Imana, hari uburyo usabwa kwibikaho intwaro z'umwuka, hari uburyo ugomba gufata igihe cyawe kinini wibikamo, cyangwa se ukora stock muri wowe y'intwaro z'umwuka, ukora stock yo gushaka ubwenge bw'Imana, gushaka imbaraga z'Imana, gushaka kwegerana n'Imana no kuba muri presence y'Imana. Ibyo nibyo byonyine bibasha gutuma ubasha guhagarara utanyeganyejwe n'ibyakubaho byose. Ndagusengera kugira ngo wambare imbaraga. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku ntwaro ya mbere yitwa gusenga. Gusenga mu ntwaro z'umwuka, Bibiliya igaragaza hafi intwaro zigera muri 7, ariko turavuga ku ntwaro yo gusenga. Gusenga ko gusenga mu mwuka. Buriya benshi bibwira ko bazi gusenga ariko batazi gusenga. Gusenga ni ibintu byigwa, gusenga ni ibintu byakutse cyane. Gusenga, iyo tuvuga gusenga, biruta ubwenge bwawe, biruta imbaraga zawe, birusha ubumenyi bwawe ufite. Kuko gusenga, impamvu biruta ubumenyi bwawe, nuko gusenga ari igikorwa cyo kwegera Imana, kandi kwegera Imana utarebesha amaso. Bisaba kugira ngo mu mutima no mu bwenge ugire kwa kundi bihuye nuko wizera mu mutima wawe ko Imana uyizi. Bisaba kugira ngo wegere iyo Mana utazi, utarabona amaso ku maso, gusa umutima ukwizeza kwiriho. Bikagusaba kugira ngo ugendane nayo, ubane nayo, ukorane nayo. Gukorana n'Imana utabona, kandi wowe uri umuntu uboneka, umuntu twafataho, umuntu twagira, umuntu wambaye umubiri, bakakubwira ngo kwegera Imana no gukorana n'Imana, urumva bisaba intambwe. Hari intambwe uba umaze gutera mbere y'uko usenga. Imana iguteza intambwe mu izina rya Yesu yo kumenya uburyo ubasha kwegera mu Imana. Noneho abigishwa umunsi umwe baraje babwira Yesu, umva aya magambo tugiye gusoma muri Matayo, magambo tugiye gusoma hano muri Matayo mu gice cyaho cya 6, uhereye ku murongo waho wa 5 niho tugiye guhera. Uhereye muri Matayo igice cya 6 umurongo waho wa 5. Ariko hari ikindi cyanditswe, tubona abigishwa begera Yesu nabo bakamubwira ngo twigishe gusenga nk'uko Yohana yabyigishije abigishwa be. Urumva bo bifuje kwigishwa gusenga. Nibyo natangiye mvuga nti gusenga ni ibintu umuntu akeneye kwiga. Ni ibintu umuntu akeneye kwiga. Umwuka wera niwe mwigisha mwiza ubasha kukwigisha neza. None icyo cyanditse cyo tukibona muri Luka igice cya 11 umurongo waho, duhereye ku murongo waho wa mbere, ngo nuko ari ahantu hamwe asenga. Umvira ijambo dutangiye wumve ngo nuko ari ahantu hamwe asenga. Aho turahabona akajambo turibuze kugarukaho, ngo arangije umwe mu bigishwa aramubwira ati, databuja twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Arababwira ati, nimusenga mujye muvuga mutya muti,
Data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu by'uwo munsi, utubabarire ibyaha byacu kuko natwe duharira abarimo imyenda yacu bose, kandi ntuduhane mu bitwoshye. Arababwira ati, ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati, inshuti yanjye nzimanira imitsima 3, nuko inshuti yanjye impingutseho ivuye mu rugendo, none nkaba ntafite icyo nyizimanira? Uwo mu nzu akamusubiza ati, windushya namaze kugarira, ndaryamye n'abana banjye nabo, nuko sinshoboye kubyuka ngo nkiguhe. Ndababwira yuko nubwo atabyukijwe no kumuhera ko ari inshuti ye, ariko kuko amutitirije biramubyutsa muha ibyo ashaka byose. Nanjye ndababwira nti, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese asaba ahabwa, ushatse abona, nukomanga agakingurirwa. Reka rero tugarukiriza aho ngaho muri icyo gice cya Luka igice cya 11, niho tusomye Matayo 6, turaharitse duhita tuza muri Luka igice cya 11 n'umurongo wa mbere. Aho niho rero Yesu yatangiye kwigisha abigishwa be gusenga. Noneho reka twinjiremo ndani dusobanura ibintu. Twumvise inkuru kwitangiye, bigishwa batangiye babona Yesu asenga, bakamubona asenga ariko bo badasenga. Ariko suko bo batifuzaga gusenga, ahubwo ntabyo bari bazi. Bo babonaga shebuja wabo agendana nabo, ariko arafata igihe akabitarura akajya hano hawe nyine agasenga. None umwe mu bigishwa be, nkuko tuvuze tubisomye, ngo nuko ari ahantu hamwe asenga. Ako naga topic, usenga agomba kuba ari ahantu hamwe. Iyo tuvuga ari ahantu hamwe, ushobora kuba uri mu cyumba cyawe, nibyo koko uturije muri icyo cyumba, ariko umutima n'ibitekerezo bitari hamwe. Mbere na mbere rero usenga agomba kuba ari ahantu hamwe, mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Iyo tuvuga usenga agomba kuba ari ahantu hamwe mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, tuba dushatse kuvuga iki? Tuba tuvuze ngo wowe igihe utangiye gusenga, making sure, shishoza neza, witegereze neza, ugenzure neza ko uri ahantu hamwe. Icyo ni icya mbere mu buryo bw'umubiri. Nuvuga ngo uri ahantu hatuje, nta rusaku ruhari. Uri ahantu hagize gute? Hatuje, nta rusaku ruhari, nta kideranja, nta yandi majwi ashobora kuderanja ngo aze yinjire mu matwi yawe, cyangwa yinjire nta n'ahandi hantu hari ibintu ureba, wareba bikaza bikinjira muri wowe, bigatuma uva ahantu hamwe, bigatuma utaguma hamwe. Iryo ni ryo hame rya mbere, kuba uri ahantu hamwe mu buryo bw'umubiri, wumva ko uri safe. Kabiri, kuba nanone uri ahantu hamwe mu bitekerezo byawe no mu mutima wawe, ibitekerezo bitari kukujabuka, ibitekerezo bitari kugusimbagurika. Udatangira ngo mwami Yesu, ugatangira gutekereza ibyaraye bikubayeho, ugatangira gutekereza ibyo wiriwemo. Wowe ntabwo uri gusenga, uri gukina. N'iryo sengesho ntirishobora kurenga umutaro, ntacyo uri kumara, uri muri kina bwawe. Nta nubwo uri gukina n'abandi, nturi gukina n'ibindi, ahubwo uri muri kino bwawe. So rero bigusaba kugira ngo niba utangiye gusenga, ugaba ushaka kubona ibintu biva mu mwuka biza mu mubiri, byibuka utangiye gusenga hari ibyo ari gushaka mu isi y'umwuka, yifuza ko biva mu mwuka bikaza mu bifatika. Bigusaba rero kugira ngo ube concentré n'isi y'umwuka, ube wataye ya yindi igaragara, ube wataye ibiboneka,
ube wataye ndi kukwigisha gusenga. Ubushatse waza gutanga ituro nyuma y'ahangaha, kuko ibi bigufitiye umumaro, bizahindura ubuzima bwawe, bizahindura imibereho yawe. Ubundi bumenyi bwose murabizi ko dushora amafaranga menshi tukajyana abana bacu mu mashuri kugira ngo bahakure ubumenyi, bige icyongereza, bige igifaransa, bige mathematics, bige science, bige tekinoloji ya hano mu isi n'ibindi, bige physique. Nicyo ugasanga dushoye amafaranga menshi mu kwiga ubwo bumenyi bwa hano mu isi. Ariko noneho ni byiza, tugomba kuyashora, ariko si ukwigisha isi y'umwuka n'imikorere yayo akaguha ubumenyi. Ko hari igihe kigera hano mu isi amashuri wize n'ubumenyi ufite bwo mu isi bikanga, amashuri wize diplome zawe zikanga, diplome ntiguhe umugabo, ntiguhe umwana. Ko hari ahantu ugera diplome ntigukize indwara, ko hari ahantu ugera impamyabushobozi z'ikirenga ntizirukana imyuka kuriho ikurwanya, ko hari ahantu wagera umuryango mwiza wavukiyemo ntukuvana ahantu. Shuti mukundwa, none urimo urumva ubwenge busumba ubundi bwenge, ijambo cyangwa se amagambo y'umwuka, wiga gusenga. Nicyo nari ndimo ndakwigisha. Noneho sasa mbigaruka, urumva rero ni ibintu ugomba guha agaciro, ndetse ukaba wabitangira ituro, kandi katari agaturo ubikoze ubivanye ku mutima, utabihatirijwe. Reka tukomeze rero. So usenga rero, twari turimo turavuga icyambere uko agomba kuba ameze. Tubonye ko agomba kuba ari ahantu hamwe, mu mwanya ahantu hamwe hatuje, kuko turabona ko Yesu yarara ahantu hamwe asenga. Nawe niba ushaka gusenga, mwigane rero, ujye uba ahantu hamwe, hahandi ubuzi ngo nta kideranja ubwonko, ukigenzura mu bitekerezo ugasanga nta kintu kiri gutuma intekerezo zawe zisimbagurika zikuyoba. Icyo uvuga kihuye na logique zawe, kihuye n'umutima. Ni ukuvuga ngo amagambo yose uvuga ntago umubiri ari gutegeka kuyavuga, nta nubwo amarangamutima ari yagutegeka kuyavuga, ahubwo wowe umwuka urimo uravugana n'Imana, wegereye ya Mana y'umwuka. Ni nkaho uba utakiri muri uyu mubiri, utagitekereza iby'uyu mubiri, ahubwo usa nk'uyambura umubiri mu buryo bw'umwuka, ukegera Imana mu buryo bw'umwuka, ugatangira kudiringa nayo cyangwa se gusenga uyisaba. Noneho sasa wumvuse yuko arangije rero, avuye aho yarari, avuye muri wa mwanya we, ayamaze gusenga, yavuze ngo amina, acomotse mu kindi kirere cy'ubumana, acomotse mu kindi kirere yararimo kera kandi cyuzuye ukubaho, cyuzuye presence y'Imana, aho yari yazamutse, aho umutima n'ubwenge byari byamaze kwinjira. Aragarutse mu buzima bwa rusange. Buri rero dutangiye gusenga, tuba dutumbagiye, tugiye mu isi y'umwuka, tugiye gusabana n'Imana. Hari n'igihe tujya mu isi y'umwuka turi mu ntambara, turimo turarwana n'ikirere cya kabiri, cya kirere kiba kirimo imbaraga z'umwijima n'abadayimoni. Bavuze ngo ntazarenga aha, ntazatambuka, ntazaca ahangaha, ntazagira gute. None tukinjira muri icyo kirere, tugakubita, tugatora ngo turaharenga, turahava, turinjira mu migisha y'Imana. Biterwa n'isengesho urimo no gusenga. N'isengesho bwoko ki? Ese n'isengesho ry'intambara y'umwuka? Ese n'isengesho rigamije gusabana n'Imana, ukaganira nayo, mukagirana ikiganiro cyiza cyo kungurana ubwenge n'ubumenyi? N'ikibintu Imana ikungura ubwenge, Imana ikwibira amabanga. Biterwa n'isengesho uhagazemo iryo ari ryo. So noneho rero sasa, aha Yesu none atangira ababwira ngo uburyo bagomba gusenga. Twigisha uburyo bwo gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Atangira avuga ngo usa nimusenga mujye muvuga muti Data twese izina ryawe ryubaho, ubwami bwawe buze. Bisobanura iki? Mbere ya byose usenga, mbere ya byose usenga, ugomba kumenya ko ugiye gusaba ari so. Ntabwo ugiye gusaba utari so, ugiye gusaba umubyeyi Imana rurema yakubyaye. Imana ugomba kwifata nk'umubyeyi, ariko umubyeyi wo kubahwa, n'izina rye rikubahwa
mu mutima wawe ugomba kuba ufite umutima kubaha umubyeyi wawe witwa Imana, ndetse kandi ukaba udashidikanya ko iryo zina ari ryo kubahwa. Rero mu mutima wawe ugomba kwanga kuba ufite iyo ndangagaciro yo kubaha Imana no kubaha izina ryayo, kandi igihe cyose ukaba nawe ubwawe uryubahisha iryo zina, nawe ubwawe wifuza ko rikomeza kubahwa n'abantu bose. Kabiri rero, ubwo ni mu isengesho ryawe waritangiye, ni ngombwa ko wifuza ko ubwami bw'uwo mubyeyi wawe bw'Imana Data buza mu buzima bwawe. Niyo mpamvu iyo rero utabubwiye ngo buze, ntabwo bubasha kuza. Banza wifuze kubana n'ubwo bwami no kubwicaramo no kububamo. Banza wifuze ko ubwami bw'Imana bugendana nawe, bukorana nawe, buba mu buzima bwawe, ubuturamo nabwo bukaguturamo. Mu isengesho ryawe making sure ngo ese koko ndifuza ko ubu bwami bukemura ikibazo bukagenda, cyangwa ndifuza kubamo nkabuturamo bukabaho ndi nanjye nkabaho buri. Ni ngombwa rero ko wifuza ko ubwami bw'Imana buza muri wowe. Cya gatatu, kandi ukamenya yuko making sure ko mu magambo uvuga ugomba kubuhamagara, kuko wumvise atangira ngo ubwami bwawe Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubaha, ubwami bwawe buze mu maraso yawe, buze mu mubiri wawe. Ndagusengera kugira ngo ubwami bw'Imana buze aho uri, wowe uri muranyumva, wowe uri ku isengesho ribohora fisho. Ndagusengera nisengera ngo aho uri naho ndi, ubwami bw'Imana buze mu izina rya Yesu, mbwicaremo mbuturemo, nawe buze aho uri ubwicaremo bubemo mu izina rya Yesu Kristo. Ntube umushyitsi mu bwami, ntube umunyamahanga muri ubu bwami, ahubwo ube nyir'ubwami mu izina rya Yesu Kristo. Kuko Yesu yavuze ngo mwami ukumbi mwe muto mwe, Data wa twese yishimira kubaho ubwami, ifuze ko utura muri ubu bwami bukakubamo, nawe ubwawe ukabubamo, ugatura muri bwo. Ubwo ni isengesho uracyasenga, ukomeje gusenga, kuko igihe ubwami bw'Imana buzamuri muri wowe, ubundi nta n'ikibazo wagira, ibibazo byose bizakemuka. Ni nayo mpamvu Yesu yavuze ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka. Muririmbye n'akaririmba ngo umurimo wanjye nuwo kugukurikira, umurimo wanjye nuwo kugukurikira mwami. Ubundi umurimo wawe mu mutima wawe, kazi kawe, icyifuzo cyawe, intego yawe yakagombye gukurikira umwami. None rero sasa ugomba kuba muri wowe ushaka kubana, kuba uri muri ubu bwami butuyemo, utabuvizita ngo busokemo, ahubwo bubarizwamo, ari ubwawe. Ubwami bw'Imana ari ubwawe, nawe uri uwo mu bwami bw'Imana. Dukomeje rero tukabona uko iryo sengesho rigomba kuba rikoretse. Imana yari izi ko buri munsi uhuye n'ibibi byawe. Uranyumva? Buri munsi uhuye n'ibibi byawe, ukaba uhuye n'imigisha yawe. Buri munsi ufite ibyawe, ibyakabaye ejo, uyu munsi sibyo byakagombye kuba bigomba kubaho uyu munsi. Ibyakabaye uyu munsi sibyo byakagombye kuzaba ejo hazaza. Ejo hazaza si byakagombye kuba ejo bundi nanone. Imana hano rero irimo irakwigisha uburyo, Yesu arakwigisha uburyo bwo gusaba iby'uwo munsi, kwifuza ibishyashya bigomba kuza mu buzima bwawe, ari byo byo kurya by'umwuka cyangwa iby'umubiri. Ahangaha yaravuze ngo mu buryo bwo kwigisha ngo ujye uduha ibyo kurya byacu by'uwo munsi. Ukeneye umuntu umaze kwimenya ko ari mw'imigabane ibiri, nk'uko ubuzi ko umubiri wawe uwo munsi kugira ngo ugire imbaraga
ukeneye kunywa akaji, ukeneye kurya agasamaki, akanyama n'ibindi, ukaba washyira umubiri wawe wawugaburira neza. Niko ugomba kuba wifuza ko nawe umwuka ugomba kwifuza igaburo ry'umwuka rya buri munsi rigufasha. Isengesho rero ni byiza kumenya gusenga, ukamenya n'ibyifuzo ugomba gusengera. Aha Yesu yagiye atwereka ibyifuzo tugomba kugira mu buryo bwo gusenga. Gusengera umunsi wawe, ukifuza ko Imana iguha iby'uwo munsi, byo kurya by'uwo munsi, mahirwe y'uwo munsi, imigisha y'uwo munsi, yes, mafaranga y'uwo munsi agomba kugufasha muri uwo munsi. Ibyo byose by'umubiri, ariko ntiwirengagize iby'umwuka. Gasaba uwo munsi kugira ngo wambare imbaraga, uwo munsi kugira ngo uzibuke, ugire amatwi, imyumvire myiza yo mu bumana, ugire amaso y'umwuka, ugire ururimi rw'umwuka. Ujye uduha ibyo kurya by'uyu munsi, uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu by'uwo munsi. Gusaba ibiryo by'umubiri n'ibyo mu mwuka n'ubugingo buri munsi. Ukamenya gusengera wowe w'umwuka, ugasengera ibitunga ubugingo bwawe, ibitunga umwuka wawe uwo munsi, kugira ngo umwuka wawe n'ubugingo bwawe bitaza kuba faible, bitaza kuba faiblesse imbere y'abazimu, imbere y'abadayimoni. Umwuka wawe n'imbaraga nawe ubukeneye gukokingwa buri munsi, cyangwa gucagingwa buri munsi. Noneho sasa hano tukabona isengesho ridasanzwe risaba kubabarirwa ibyaha, kuko natwe duharira abarimo imyenda yacu bose, kandi ntuduhane mu bitwoshye. Urumva hano ni amasengesho y'ibyiciro bitatu. Isengesho rya mbere, kwifuza guhanagurwa, kubabarirwa ibyaha byawe, ariko kandi ugomba kuba nawe uri umuntu ubabarira. Utababarira nawe ntababarirwa. Ugomba kuba uri umuntu nawe ubabarira abantu. Twakomeje rero, kandi ukamenya ko mu isi byakoshya ni byinshi. Yesu yarazi ko hano mu isi hari ibirangaza byinshi, hari ibishuko byinshi, hari byakoshya. Muririmbyi aririmba ngo igihe hagize icyaza kigashaka kikandemerera umutima, cyangwa kigashaka ko nteshuka mu nzira yawe, ngo uzaze uca uwo mugozi uzaba uboshye umutima, ngo nezezwa no kugukorera. Mbohowe nawe mwami Yesu. Muri urugendo hari ibigusha byinshi, hari ibishuko byinshi, harama. Niyo hano mpamvu yatwigishaga uburyo bwo gusaba Data wa twese ngo agire gute, ntaduhane mu bitwoshye. Igihe hagize ikintu cyaza kikakoshya, kigashaka kugukura mu nzira y'Imana, ibyakoshya ni byinshi. Hari ubuhanuzi bwinshi bwakoshya bukagukura mu murongo. Hari abantu baza bakakoshya bakakukura mu nzira. Hari inyigisho zaza zikakoshya. Imana ikurinde mu rero, ikurinde ntiguhane mu byo yabona birimo birakoshya. Ubwawe ku giti cyawe, mu byo wakwibwira n'ubyo wakwitekerereza ubwawe, atari umwuka uri kuvugana nawe, ahubwo ukicara ukipangira ibyawe, ugatekereza ibyawe, kumva abadayimoni binjira ibitekerezo byawe barimo barakoshya. Uwiteka ntaguhane mu byakoshya mu izina rya Yesu. Ndagusengera we mvugana nawe, ujye uri mu bibazo no mu ntambara. Satani akaza akaganira nawe muri ayo majwi, ashaka kugira ngo akwereke uburyo wakwicira inzira. Ndagusengera kugira ngo uveyo mu izina rya Yesu. Uwiteka ntaguhane muri ibyo biri kukoshya, mu izina rya Yesu. Uwiteka ntaguhane muri ibyo uri kwibwira. Uwiteka ntaguhane muri ibyo uri gutekereza bitava ku mwuka w'Imana, bidatangwa n'umwuka w'Imana. Mu izina rya Yesu. Uwiteka ntaguhane. Gutabare Data wa twese akurengere, ntaguhane mu bikoshya mu mbaraga y'amaraso ya Yesu. Ndagusengera ngo Data wa twese, umuremyi w'abantu, Imana nyir'ijuru n'isi, ikurinde ibikoshya mu izina rya Yesu Kristo. Ibyakoshya it is too much, ni byinshi cyane,
ni byinshi byakoshya mu isi. Duhura n'ibitwoshya, dukeneye ko data wa twese ataduhana. Imana ntiguhana igihe uri mu ntambara. Icyatumye Eva na Adamu bisanga bagwa mu moshya, Satani yaraje araboshya, basa nkaho batereranwe. Niyo mpamvu mu isengesho rero Yesu yatwigishaga gusenga ngo tujye dusaba data aturinde baturinde mu bitwoshya. Imana ikurinde ibikoshya mu izina rya Yesu. Zopetese kiriya nanjye ndinde byanyusha. Satani ashobora guca mu muntu akaza akakoshya. Imbaraga z'umwanzi zaca mu bintu zikakoshya. Abagome baza bakakoshya. Ariko ndagusengera Imana ikurinde mu izina rya Yesu. Ndagusengera mwisengera data twese akurinde ibikoshya mu izina rya Yesu. Aho ngaho rero tugakomeza kubona Yesu akomeza ubwo buryo bwo kwigisha iryo sengesho. Noneho hepfo arimo aducira umugani nyuma y'ibyo sengesho yo kugira ngo data kurinde ibyakoshya. Arongera ngo arababwira ngo ninde muri mwe ufite inshuti wayisanga mu gicuku akayibwira ati inshuti yanjye nzimanira imitsi mitatu, kuko inshuti yanjye impungutseho ivuye mu rugendo, none nkaba ntafite icyo nzimanira iyi nshuti. Uwo munsi akamusubiza ati windushya namaze kugarira ngo niyame n'abana banjye, nabo nuko sinshoboye kubyuka ngo nkiguye. Ndababwira yuko nubwo atabyukijwe no kukimuhera ko ari inshuti, ariko kuko amutitirije bizamubyutsa muha ibyo ashaka byose. Aha rero Yesu atwigishije gusenga bihoraho, guhozaho. Nicyo ashatse kutwereka. Aduha urugero rw'umuntu w'inshuti. Uri inshuti yanjye, wenda wowe wanampemukira, niko bimeze, inshuti zijya zihemukirana. Atwereka inshuti, uri inshuti yanjye, ngenderewe n'umuntu mu gicuku, simfite icyo muzimanira. Kera ubundi umuntu yahaga agaciro inshuti igihe inshuti musuye agashaka amazimano. Muri iki gihe byarahindutse, ushaka kujya gusura umuntu w'inshuti ugasaga nta mazimano yateguye. Ariko hano Yesu atanze urugero, aravuga ngo ukajya nawe ku yindi nshuti ukayibwira uti dore nsuwe n'inshuti nabuze icyo nyimizimanira. Nibura niba ufite nk'imitsi mitatu aho ngaho, wampa nkagenda akazimanira inshuti. Ngo iyo nshuti ntabwo yamubwira ngo niryamiye n'abana banjye witurushya abana. N'abanyarwanda baca umugani ngo inshuti imenyera mu byago, inshuti murarya ntigucure. Inshuti nziza rero iyo yabyuka. Noneho Yesu atanze urugero avuga ngo rero iyo nshuti nitanabyutswa no kugira ngo ifashe inshuti yayo mugenzi wayo, ngo ariko kuko inshuti titirije yanze kuva kuri uwo muryango, yanze kuva ku idirishya iracyakomanga, ngo natabyutswa kumuhera iyo mitsi mitatu abimuhera ko ari inshuti, azayimuha kuko amutitirije. Urumva ko Yesu hano yigishije ko rya sengesho twari turimo turiga rigomba kuba ari isengesho rihoraho. Zopetese kiriya horia ni ugusenga bihoraho, ntabwo ari ugusenga uyu munsi ejo ukarorera. Usabwa gusenga bihoraho. Wanyumvise neza muvandimwe? Gusenga bihoraho bikamije gutitiriza, gusenga mpaka ugeze ku cy'umutima wawe wumva ushaka kubona. Niyo mpamvu Yesu rero akomeje akavuga ngo nuko noneho musabe muzahabwa. Kwa gusaba ariko guhoraho, rya sengesho rihoraho. Komanga, ntabwo ari ugukomeza gusaba. Niba ngombwa uranakomanga uvuga ati yemwe abahano ab'ijuru mwe, ko mutankingurira byagenze gute? Papa wo mu ijuru, kutankingurira byagenze gute? Mukingure, muntabare. Byangombwa ugakomanga. Wasanga hari na abantu buzuye kuri urwo rugi bari gukomanga.
ugatangira no gushaka uburyo useseramo hagati muri bo. Ariryo jambo ryavuze ngo noneho mushake muzabona. Tangira ugerageze ushakishe. Hano rero Yesu arakubwira ngo usabye wese arahabwa, nuko manga arakingurirwa. Ntabwo uhezwa imbere y'Imana, ntufite guhezwa, ahubwo wowe ufite uburyo wasengagamo nabi. Wumvise ko etape ya mbere ari ukuba uri ahantu hamwe, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Uri ahantu hamwe, ibitekerezo biri hamwe ku Mana, umutima wawe nawo ari uko. Zirikana umuririmbyi uvuga ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Uyu mutima iyo wagiye imbere y'Imana, ugomba kujya imbere y'Imana ugamije kubona Imana. Noneho akongera hari ikindi gitavuga ngo umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Ugomba kuba ufite umutima utuje. Kabiri, ugakurikiza prosesi y'isengesho, kamakinga sure ko isengesho ryawe ryuzuye neza. Aho niho uzakira ibisubizo, aho niho uzatabarwa n'Imana, ukabona umusaruro wo gusenga. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Ndumva twasoreza ahangaha. Data wa twese nyiricyubahiro, Imana isumba byose, turagushimiye kubw'inyigisho nziza itambutse neza watwigishaga uburyo bwo gusenga. Ngaho buri wese wumvise ino nyigisho, mu izina rya Yesu Kristo, Mwuka wera amumanukeho, amwagure cyane, amenye n'ibindi byinshi atabashije guhabwa kano kanya. Mu izina rya Yesu Kristo ndatura ngo uyu muntu ahabwe ibirushijeho. Mu izina rya Yesu Kristo, Yesu Kristo, uyu muntu ahabwe ibirushijeho. Mwami atabashije kumva, Umwuka wera bimwumvishe. Mu izina rya Yesu Kristo, ngaho aba bantu batoze gusenga, bigishe gusenga. Abo kuri sengesho abo kwisengesho ribohora, ubakomeze mu buzima bwo gusenga. Kuri senga ubohoke nabo Mwami, basigaye bajyaho nabo bigisha ubakomeze gusenga Mwami. Nabo Mwami uwo muyoboro wo gusenga waguke muri bo. Ni mu izina rya Yesu Kristo amazina yose. Amen, amen, amen. Abo kuri senga ubohoke, twabasaba kuza kwisengesho ribohora kugira ngo mumenye yuko niho dusigaye dukorera. Mugire amahoro, mugire ibihe byiza. Wowe utarakanda subscribe uyikande, kandi ibi byiza wumvise bisangize bagenzi bawe. Iyi link y'isengesho ribohora uyihe abandi bantu, wayishyira kuri status yawe kugira ngo basi n'abandi bumve iki kigisho cyo gusenga, uburyo bwo gusenga ugasubizwa. Ibyiza ntukabyihererane, bisangiza abandi. Shalom shalom, turi kumwe, ibihe byiza.